Guys, mumeze mute bana banjye, mbanje kubasuhuza mbifuriza icyumweru cyiza. Ngiye kubumvisha amajwi y'umwe muri Diane, umwe wihakanye nyina, amabara basigaye bakorera. Umwana asigaye yarararutse, ngiye kubatamo mwumve amasawundi yiwe uburyo umwana arakabije, ibintu aba arimo ntabwo biba ari sawa. Umwana ibi ni ibintu amaze kugira nk'akazi, noneho muraje mwumve, ndaje ndabatamo amajwi ye mwumve uburyo biba bimeze. Umwana wakubiye wumve amajwi ye, anavugamo ikinyarwanda, ni abanyarwanda nyine tu. Amavidewo ye abagira ngo bayacuruze ku badiyasipora, nze nyabatemo abayadutayemo natwe, kanange nanze mbe mbatemo bro. Hanze mwumve iby'uyu mwana amabara ye. Oh, yes. Mumaze kubyumva, aya ni amwe mu mavidewo ye arimo aragenda agurisha kuri WhatsApp, arimo aragenda adutamo kuri WhatsApp. Nawe ushaka mwahuza, washaka nimero ye ukamwandikira akagutamo. Niba urimo uragenda uzitangira nyine ukamwishyura, yarangiza akaguhereza videwo, mwarangiza ubwo muhita mucana ukubiri, mushaka mwanahuza mugacirira. Ariko niba urimo urazigurishiriza aya mavidewo ye, arimo aragenda acicikana kuri WhatsApp, ugenda hose. Niba utarakugeraho, namba zanjye urazibona muri description, nurangiza unyandikire cyangwa wandika muri comment ngo urayishaka, nindangiza mpite nyiguhereza, mpite nzishyira muri description, ubundi unyandikire kuri WhatsApp, nindangiza mpite nguhuza nawe, cyangwa nanjye umbwire nyiguhe nawe, mwahuza nyine. Niba ufite namba ye yahita aguhereza. Ciao ciao, ndabakunda cyane.